Muraho neza. Uyu munsi nje gukora indi video. Uyu munsi hari ukuntu nk'urugero ufite nk'ibintu kuri telefone yawe cyangwa se ku mashini ariko ukaba udafite uburyo wabibika ko uri mu byago byo kuvuga ngo ushobora kuzayibura mu gihe kizaza cyangwa se akakwiba telefone cyangwa se wenda ukayita cyangwa se telefone ikagira ikibazo wenda cyangwa se n'umwana akaba yabiforomata ukayibura mu buryo burundu. Uyu munsi nje kwereka ahantu ushobora kujya ubika ibintu bya runaka, amadokima, indirimbo, amafoto yawe ku buryo wizera yuko igihe cyose uzakenerera mu gihe kizaza uzayabona kandi bitakugoye. Abantu benshi sinzi niba mwabyumvise, kunze kumva abantu benshi bakubwira ngo ngiye nabitse ibintu byanjye kuri email. Email ni iki? Uyu munsi nje kwereka ukuntu ushobora kubika ibintu kuri email bikoroheye ku buryo igihe cyose wazabishakira, ndetse niyo waba udafite telefone yawe cyangwa se imashini yawe ushobora kubyaccessinga cyangwa se ukabibona ukoresheje indi mashini y'undi muntu ugakora login ukoresha email yawe. Email tuvuga ni email ishobora kuba Yahoo email cyangwa se Gmail ya Google, zira du creating kugira ngo tujye twaccessinga ibintu runaka tunakuriho ama account. Iyo mpamvu hari ukuntu ikoze yo itanga storage ituma ushobora kubikaho ibintu runaka. Urugero nk'uko mubona muri telefone hano ndi gukora izi document ziri muri telefone yanjye. Ndi gushaka ukuntu hano ushobora kubika document nkazibika kuri Gmail ariko ku buryo igihe cyose nzashakira nzazibona. Gmail igira uburyo bubiri ikoreshwa cyangwa se butatu. Ushobora kuyikoresha ukora sign in cyangwa se wiyandikisha mu application runaka, ukora account mu application runaka yandi atandukanye. Ariko nanone ushobora kuyikoresha uganira n'abantu mwoherezanya ama message atandukanye, ukabohereza ubutumwa nabo bakakohereza ubundi. Nanone nk'ibyo bidasanzwe ushobora kuyikoresha noneho ubika ibintu byawe, amadokima, indirimbo, amavideo, amafoto, ibintu bitandukanye. Twebwe ngiye kwereka ukuntu ushobora kubika noneho amavideo, amafoto, amadokima byose bitandukanye ukabibika. Ngiye kwerekana n'icyo gice kibikwamo amafoto n'amavideo gusa. Kurikira mu tutorial urebe ukuntu mbikora. Uraza hano muri telefone yawe nk'ibisanzwe, telefone yose igira akakantu kitwa drive. Akangaka drive. Yuga kanzeho gutya ubona yuko bahita bakuzana hano. Barakuzana ahantu hameze gutya, iyo nta kintu na kimwe wigeze ushyiraho. Noneho nugera ahantu ahangaha, iyi niyo bita Google Drive cyangwa se email, aho ushobora kubika amafoto, dokima zawe, amavideo n'ibindi byose. Ahangaha niho ushobora kubibika. Ubusanzwe hari ukuntu umuntu ashobora kwiyohereza ibintu ngo wenda akamyiyohereza kuri email yanjye. Nje muri email bisanzwe nk'uko umuntu yohereza message imyiyohereze kuri email yanjye n'ubundi. Ibyo bintu bigeraho ariko hari ntago biba byizewe cyane, noneho uri guteza n'akavuyo muri message zawe ku buryo utazayibonera igihe wazabishakiye. Ariko ahangaha ushobora kubibika mu buryo buri organize, ukabibika uko ubishaka ku buryo igihe cyose wazabikenera wazahita ubibona. Noneho reka mwereke ukuntu bigenda. Mbere na mbere ahantu ndajya nkumenyeshe ko ushobora kuba wabikaho ibintu ukabibika mu mafoda, cyangwa se ugafata ibintu runaka wenda nk'indirimbo zonyine ukazishyiramo, ukazikorera akantu k'akumba uzishyiramo, amafoto ukayakorera akantu k'akumba ukayashyiramo. Nk'urugero hano ubona aka kantu kanditseho plus hano hasi, ugakanzeho kwa kantu kanditseho plus ubasha kuba wabona hano ibintu wakongeramo. Ukadukorera nka foda kugira ngo ubone ukuntu bigenda. Iyo uje hano ugakora foda uhita uyita izina hano. Foda ni nk'agakarito ushobora kubikamo ibintu runaka byawe bivanguye. Niba ari indirimbo ukazishyira ahantu runaka, niba ari amafoto ukayashyira ukwayo, mu buryo nyine burorganize ku buryo igihe cyose wakeneye wayabona bitakugoye. Ingere reka tuyite my documents. Iyi ni folder dukoze. Urakanda hano create. Ukanze hano kuri create uhita ubona ko hano haje folder yitwa my documents. Iyi folder yuje ukayikandaho gutya irafunguka. Kugira ngo ugire ikintu bika mu iyi folder ugakanda kuri kano kantu kanditseho plus, hanyuma ukaza hano kuri upload, noneho ukajya kureba ya document. Twebwe hano ibintu byose bije ntabwo uhita tubyemerera, hano hejuru dukanda hano handitse documents.
Iyo dukanda kuri dokima, hari dokima twagiye twakira mu buryo butandukanye ariko zose ziri buhite ziza hano. Noneho ukande kuri dokima ushaka ukandaho gutya ukaziselecta zirenze imwe, wangiza ugakanda hano hejuru handitse select, ugakanda. Iyo ukanzeho za dokima zawe zose zihita ziza zikibika hano. Muri kubona ko izi dokima ziri guhita ziza zikajyaho hano. Ubu ngubu ziri kwi-uploadingaho, nyuma y'igihe runaka bitewe n'umuvuduko wa internet mfite ziri buze kurangiza kwi-uploadingaho. Izi dokima ziba zigiyeho hano. Igihe cyose wibuka email yawe na password, nta buryo namwe ushobora kuzibura, ntibishoboka. Ahangaha uba uzibitse mu buryo buzahoraho kandi ukaba wazibona igihe cyose uzishakiye, bitanavuze ngo ufite telefone yawe cyangwa se ngo ufite imashini yawe. Ushobora no kuba wibereye wagiye nko gusura umushuti wawe, akaba ari nk'ikintu ukeneye ku mashini yawe cyangwa se kuri telefone yawe, ariko warakibitse kuri email, kuri Gmail cyangwa se kuri Google Drive. Ubasha kuba wafata imashini ye cyangwa se iyi telefone ugakora login ukoresheje email yawe na password, hanyuma ugahita ubona iyi Google Drive n'ubundi ihita yizana mu bisanzwe. Nanone ikindi hano, ibintu dukoze hano tubitseho dokima, ariko dokima ziba ziri hano uko zingana zose. Hari igihe nk'urugero ushobora kuba ushaka nko gusharinga dokima n'umuntu ariko ukumva ufite ubuto bwo kuyidownloadinga. Izi dokima ziba ziriho hano ushobora no kuba wazisharinga noneho mu buryo bukoroheye. Nk'urugero iyi folder ushobora ibintu byose biri mushaka kubisharinga, ushaka kuza ugakanda kuri utudoma dutatu, ukaza ugakanda ahantu handitse share. Hano handitse share. Hano hambere handitse my documents, hakabiri handitse share, hagati handitse manage access. Iyo ukanze share, hano ikintu ugiye gukora uba ugiye gutanga access cyangwa se kwemerera abantu kureba izi dokima, kuba bazibona bakaba banazifungura bakazidownloadinga. Ariko hano ikintu ukora ni iki. Hano iyo ugeze hano handitse ngo add people or groups, bivuze ngo ongeraho umuntu ushaka ko iyi dokima aza kuyibona cyangwa se ushaka guha access kuri iyi folder akaza kureba ziriya dokima. Hano ushobora gushyiramo email y'umuntu runaka, cyangwa se hano waba utazi email, ukaza hano ukajya hano hasi handitse manage access ugakandaho, hano handitse not shared ugakandaho, wangiza ukaza hano handitse restricted, hano handitse restricted ugakandaho. Iyo ukanzeho hano ubundi iyo biri restricted bivuze ko nyiri dokima wowe nyiri telefone nawe ushobora kujyaho ukabona ziriya dokima. Ariko iyo uje ugakanda hano handitse restricted ugakandaho ngo anyone with the link, bisobanuye ko umuntu uri buze gusharinga link y'iyi dokima cyangwa se y'iyi folder aza kuba ashobora kujyaho akareba ziriya dokima zirimo akaba yanazidownloadinga. None ikindi kintu hano munsi urikubona tumaze twe gukora ko anyone with the link can access the folder. Hano munsi none dushobora kongeraho tukavuga tuti hano umuntu uri buze kuba afite link ashobora gukora iki. Ashobora kureba dokima, ashobora kugira comment ateraho, cyangwa se ashobora kweditinga dokima. Twebwe hano kugira ngo tumaintaininge origin ya dokima yacu cyangwa se umwimerere wa dokima yacu, ntabwo tuba dushaka ko hari umuntu uza kweditinga dokima yacu cyangwa se ngo ajyemo abihindagura uko tutabishaka. Dutanga access tukamwita viewer. Hano uyu muntu ari buze kureba dokima gusa, nta kindi kintu yayikoraho uretse kuba yayidownloadinga gusa, ariko nta kindi kintu aba yakoraho. Iyo imaze kubikora ugakanda hano hejuru, kubona hano mu nguni y'iburyo munsi y'ahantu telefone igaragariza umuriro hari akantu kariho kakazeru gasa nk'akagabanyijemo kabiri. Iyo ukanzeho gutya hano hasi urabona ko handitse ngo link copied to clipboard. Bisobanuye ko link y'iyi dokima cyangwa se y'iyi folder ubu yikopiye ku buryo ushobora kugenda ukajya kuri WhatsApp ugahita uyipestingamo ukayohereza umuntu bisanzwe akaba yayifungura nawe akajyaho akareba. Ibyo ndakeka mwabyumvise kandi biranoroshye cyane. Noneho hano twebwe uramutse wumvishe nk'urugero umuntu uri haye link ubona bitakiri ngombwa yuko akomeza kuba yakwaccessinga za dokima wari wamweretse cyangwa se ibyo wari wamusharinze, ushaka kuza hano none ukongera ukavuga ngo restricted ukabikandaho nanone ukabihindura. Ibi ngibi birafasha kuko nk'urugero hari igihe uba ufite nka folder irimo dokima nyinshi udashaka kuzidownloadinga cyangwa se ubona byatwara igihe, uwo muntu ugahita umuhereza link akaba yahita azidownloadinga mu buryo bworoshye utiriwe uzimwohereza buri imwe imwe.
Ahangaha rero niko ushobora kubika dokima zawe kuri email cyangwa se kuri Google Drive. Nanone ikindi, hano ushobora kuza hano muri dokima bisanzwe cyangwa se mu ndirimbo, ukatugerageza nk'indirimbo wenda kugira ngo nazo turebe. Ushobora kuza hano mu ndirimbo, ukaza ahangaha nk'iyi ndirimbo ya Bruno Mars yitwa When I Was Your Man, uyikandaho, maze ukanda hano hasi handitse share, ugategereza ukabona hano handitse Google Drive cyangwa se handitse Drive, ugakandaho. Iyo ukanzeho ihita ikujyana kuri ya Google Drive ya yindi wari wasetinze n'ubundi bisanzwe. Iyo uje hano ukareba hano, ushobora guhita ukanda hano save, ukayisavinga aho ushaka. Ibi ngibi birafasha cyane kubera ko dokima usavinze kuri Google Drive ntago ushobora kuyibura igihe cyose wayikenera wayibona. Ni ibyo ngibi by'uyu munsi, ndakeka ababigerageza, abishoboye muze kubigerageza, mugerageze murebe, nibikunda uze muri comment utubwiye ko byakunze, kandi ntibagirwe gukora subscribe, like na comment, kandi video ni gushimisha, wihereze n'inshuti zawe nazo zirebe ibafashe. Ciao, naho utaha.